Yesu ashimwe. Murakoze. Mbere na mbere rero nitwaga Mohamed Basesa. None kubera ubuntu Imana yangiriye uhiyongeyeho Joshua Mohamed Basesa. Haleluya. Mumpera icyubahiro Imana rero yampaye agakiza. Ndabanza nshima Imana rero yambatuye nari mpfuye rubi ikanshyira mu buntu bwayo, nkagira bene data bangana batya, nkaba ndi mu itorero iwacu. Haleluya. Undi iwacu kwa data ntabwo mfite. Icyo cyigishwa cyangiyemo cyane Pastor Imana imumugisha. Undi iwacu rwose. Ubu rero ibyanjye ni byinshi pe, ni byinshi ariko ndabivunagura mwihangane. Mu by'ukuri rero naje hano nari umusiramu urimo indani rwose usenga 5 ku munsi. Byari bikomeye rero kugira ngo mbwirizwe, mbashe kumva ko impaka nari nzifite nyinshi cyane. Najyaga impaka rwose abantu bakavuga ati uyu musiramu rero umenya yanakwica. nyuma rero noneho mbonye bikomeye kubera ubutumwa nahabwaga, Satana mpindinga barambwira ati ariko sha watetse ubwanwa aba bantu bakakuvaho, kandi nari naraje ntabwo mfite, mba ndabuteretse mu cyumweru kimwe nabwo buza bwiruka. Bamwe batangira kugira ubwoba, ariko hari abantu bagiye batinyuka bakambwiriza. Uwambwirije mbere na mbere ni mama Koko, Imana imuha umugisha rwose. Uwa kabiri mama Toto buriya ni umukozi w'Imana ukomeye, umuntu watinyuka kumbwiriza mfite n'ubwanwa bugeze aha ngaha. Na mama Fisi, na mama Pasteur uyu nguyu mama France barambwirije cyane. Papa Yige yarambwirije, ambwiriza ariko mu mayeri, akajya nsanga mu kizo nabaga nicaye hari narabatiweyo. Akaza tukaganira, harafande binama. Imana yagiye nyereka ibintu bikomeye, kubona kapiteni binama arahari. Imana imuha umugisha. Nje narebaga ukuntu aza tukicarana hariya tukaganira, ntinubire ko ari ahantu hari n'umwanda rwose, akicara ariko nkasubiza amaso inyuma. Ariko ubu kapiteni uyu no kubaza tukavugana koko, si Imana imucisha bugufi kuki ntakwemera Imana ye. Nkumva ngize ikibazo mu mutima nkababara, ariko Farawo nawe akagumya akamfata. Haleluya. Nkumva mbese hakaba n'igihe avuyemo nkumva ngiye no kurira, nkaba ariko ibi ni ibiki. None ariko icyari akarusho ni umushumba natwaraga. Gutwara umuntu represent ufite amatorero 40 nangahe, hamutwara ndi umusiramu n'ibyo byanwa, nkamujyana mu bandi bashumba bakamutuka, yatutswe ku bwanjye akihangana. Natari ko nkumva birambaje, nkavuga se ko ndi umusiramu se ntacyo bimbwiye, uzagumya utukwe nutsindwa nta kundi. Ariko Imana nawe imuba hafi kuko nanjye yaranshakaga. Ariko ibyo byose nkumva birambabaje, nkabura ukuntu mbigenza. Urabona rero Satani yaranyaze inshuti zingana gutya ntazo nigeze ngira. Haleluya. N'ubwa mbere mbonye abantu banyishimiye bangana gutya, kandi si ubwa mbere mpagaze imbere y'abantu, ariko ubu ni ubwa mbere mbonye abantu bangana gutya banyishimiye b'inshuti zanjye. Harimo bakuru banjye, ba data, ba nyogokuru, barumuna banjye. Imana ibaha umugisha mwese. Kandi turi kumwe pe, turi kumwe, mumenye ko naje nje. Naje nje. Ubwo rero Imana buriya yirokorera umuntu mu mbaraga nyinshi. Njyewe nagize gutya ndarwara, ariko mbivunagure ndarwara pe, ariko ubwo ni Imana yanshakaga. Ntago nari mwiza, nubwo nasengaga 5 ntago nari mwiza. Imana ariko icisha mu nzira, ibanza inyambura ibyo nari mfite kugira ngo nce bugufi. Ndarwara, maze kurwara ntangira gupfuka amaso. Imana rero
nari umumotari icyo gihe nararetse ubushoferi, noneho Imana iza kunyambura iyo moto inteza uburwayi, amafaranga yose arashira. None ntangira gusaba Imana ngo impakazi katuma ntazongera gutwara moto kandi nkagira amahoro. Inyobora kuri apostolique, umuntu arampamagara ati nakuboneye akazi, ariko ni ku mupasiteri. Ariko numva bidashoboka. Ndavuga ubwo umushoferi wa pasiteri, ati ni n'umupasiteri mukuru, numva birantangaje. Ubwo ndavuga ariko ntacyo njyaneyo. Mpageze turasuhuzanya, ati bite, nti ni sawa, mubwira amazina yanjye, ati ndi pasiteri, nti ndi umusiramu, atese ati gukorana nta kibazo, nti nta kibazo, ntuzanambwiriza. Okay, amakazi amakazi ndaza ndatangira akazi ngira hano, ariko mbona bitoroshye pe, ntago byari binyoroheye. Hari igihe namaze nk'icyumweru numva nagenda, ugasaba abakristo nzababamo gute koko. None hariko ntiyambuza kujya gusari. Mufite umushumba mwe mumaranye nawe igihe, mufite umushumba pe, muzamura Imana icyubahiro rwose. No ukuri mufite abashumba beza, mbese bafite aho Imana yabagejeje. Nuko noneho ajya gusari, akagira gahunda, ntago byabaga ari ngombwa ngo amenyeshe gahunda ze. Najya gusari ngeze nko mu nzira akambwira ati, akampamagara yasohotse n'igikapu, aturi hehe, ningiye gusari. Ati genda tubanguke nurangiza, ati mfite gahunda yihutirwa kuri peace plan, niho yakundaga kugira inama. Nkumva binyisha ahantu, ako uyu muntu nkumva nshaka gukizwa, ariko ubundi nkumva reka ariko wapi, nkumva Imana afite ntahise idasanzwe. Nuko bibayeho haca igihe agenda ambwiriza, ariko bucece. Ntago yigeze ambwira ngo ninkizwe rwose, ndatanga Imana uko umugabo. Ntiyigeze ambwira ngo nkizwe, ahubwo yambwirizaga bucece. Noneho rimwe rero hari igitangaza ni ibyago byabaye. Turi kumwe mu modoka ari kubaka, mbese ibyo bintu byankoza ahantu mw'abantu. Noneho ansiga mu modoka, urumva ngewe nari nkwiye kuba ku modoka nk'umuntu yitwara nkareba ibirimo. Banyiba igikapu kirimo amafaranga agera kuri miliyoni, harimo iPad igera kuri miliyoni mu gaciro kayo, harimo amakarita ya banke, harimo utuntu twinshi. Noneho sinzi ukuntu nagarutse nsanga umuryango bawukuriye, twari tukigenda muri benzi. Ndavuga noneho kumenya ngiye guhemuza umushumba mwuka byarama. Umushumba araza, ndamubwira nti nasubiye inyuma, ndamubwira nti batwibye. Mbona ntago byamukozeho cyane, ahubwo w'ikintu cyamubabaje ni amafoto y'ubukwe bw'umwana we. Niyarambwira ati ibindi nta kibazo, atariko amafoto y'umwana wanjye niyambabaje, ati sinayasize no kuri machine. Numva binkoza, ndavuga ariko se naje ngo avuge nabira, none nge nta mfite ubwoba. Twaragiye tujya mu mujyi icyo gihe, ntago nahise ntaha. Ngenda mbyibazaho, ndavuga nti pastor mbabarire, navuze papa nti papa ntumbabarire kabisa, nagize uburangare. Ati nta kibazo, ati tuza nta kibazo, mw'abantu mwe mwahaye Imana icyubahiro koko. Ubwo turagenda dukora akazi, ndataha. Ngeze mu rugo nganiriza umudamu uko byagenze, arambwira ijambo yarambwira ati hari abantu b'Imana. None ndamubwira ariko uba ari umusiramu ntwara ntiyari guhita nyirukana nkazanabiriha koko. Ndamubwira nti kandi ngiye nimbona nzakizwa kubera izo mpamvu. Ati uko sibyo byatuma ukizwa, ati reka abakorera Imana bayikorere nyine, ati nawe ujye ugerageza kuyikorera. Ndavuga se ubwo nzayikora gute ntakoreye Imana y'uwo nguwo umeze utyo? Ati ahantu hose Imana irahari. Ubwo bibaho, ndagumya mbwirizwa ubutumwa bucece. Noneho ubwo nabivunaguye, ntabwo nshaka gutinda. Noneho haba gahunda yo kujya i Butare. Tugiye kujya i Butare, nangira ikibazo cya sima. Nza gufatwa rero na sima sasa, iramfata pe, ariko ndarwanya. None arambwira ati wabiretse tugashaka undi muntu. Ubwo nagakiza k'Imana kari katangiye kuza. Ndamubwira nti oya, ubuse turatungura umuntu uzamara iminsi 4 i Butare. Nkumva nanjye mbese ntashaka kumubangamira, avuga nti reka nemere nkore ndwaye, ningereyo nzanaryama, ntabwo tuzagira amakuru se. Nuko barabyemera, ariko nyine ubona bimubabaje
kubera ko niyemeje gukora kandi ndwaye ubu ndabyemeye. Noneho bukeye ku wa kane, buracya ku wa kane, twari bugende ku wa kane siho twagiye, numva telefone mu gitondo bambwira ngo nyogokuru yapfuye. Ndavuga ariko uru rugendo ni amahoro, kumbe Imana ifite hari ibyo yashaka kunkorera na Satani nawe akavanga. Nuko ndavuga nti rero ntabwo nza iwacu ni ku Gisenyi, ntabwo nza mfite urugendo ni kandi nta wundi muntu narutunguza ngo ajye kuntwarira umushumba, ntabwo bishoboka. Nuko nimwihangane nzabasura. Mu gitondo nje nsanga mama kuko ari muri salo, ndavuga nti nagize ibyago ariko nubwo naramutse ariko nagize ibyago. Ateze bimeze biti, ninapfushije nyogokuru. Biramuyobera, aba yikubise mu cyumba biganirije muzehe. Noneho muzehe arambwira ati hari ukujya ukuntwara ukangeza i Butare, wangeza i Butare ukajya ku Gisenyi ariko ugagakiza murumva kari kuba kancitse. Noneho ati cyangwa se ukazajya kubasura. None hashyizemo ngo ukazajya kubasura, ukabamara kuzajya kubasura, numva nibyo bimfashije. Numva mbese afasheho nashakaga, kuko navuga nti kugenda amatike ni menshi nkazagaruka. Okay, kuwa kane ubwo dufata icyemezo ko tugiye. Tugeze i Butare hari kuwa kane babereka aho bazacumbika, nanjye banjyana aho nzacumbika ku mupasiteri w'itorero ry'i Butare. Ariko mwabantu agakiza mugafate, nje navuze ko nagafatishije ikijigo, ntabwo ngomba kukarekura. Ngezeyo pasiteri yararebaga uyu muntu se w'umushehe utwaye umushumba imyaka inari naho nkuriye, ntiyirwa agira ikintu anganiriza ku bijyanye n'agakiza. Ubwo ahubwo aramfata anyerekaho madushe, anyereka icyumba nzacumbikamo, haba nkubise mu modoka ati reka njye no kukwereka umusigiti, kuko yabonaga ndi umusiramu pe. Jugo tugeze hepfo gato, ataha hepfo hari umusigiti atari ko wajya ukugora, ati ni kuri jugo no mu mujyi. Mu modoka ye tuhageze ati ahangaha niho uzaza gusarira. Ndavuga ariko ibi nibikira ndataha. Ati haracyari kare tujye mu mujyi, ati uraza gusara ubwo nimugoroba. Nti sawa, mbandagiye. Ariko numva sinzi ikintu cyatangiye kunzamo, nkumva nta mbaraga mfite, nkumva nta mbaraga mfite zo kuzaya gusengera aho hantu. Nkumva rwose ntago ari ukubabeshya pe. Cyakora nagenza rero saa 12 na saa 1:15 ndataha. Ndagiye ngeze mu rugo nsanga sinzi utukuruse tundi yararimo, nganira n'umudamu we. Ahaziye tuganiraho gatoya, ambwira ukuntu ngo Imana yamukijije. Urumva ko yambwirije mu mayeri nawe. Arambwira ati Imana ro burya igushaka, ati hari inzira nyinshi cishamo, hari ukuguteza uburwayi, hari ukukwambura umutungo. Numva n'ibyanjye ari kumbwira. Ndavuga rero uyu muntu ndumva ambwira ukuntu yakijijwe nawe byagenze gutyo. Yayendaga kuba umupadiri, abapadiri bakamugambanira, akava ku kazi akirukanwa no mu kigo. Jugujuga akajya kwa murumuna we umukristo ukijijwe, agatangira kujya mubwiriza, akamuha kumba kanga n'urwara, agashyiramo intebe n'ibitanda by'akitsindagiramo, akajya mujyana kumusenga ku mbaraga, agakiza kaza gutyo. None ni pasiteri, ni umukozi w'Imana ukomeye. Nuko ndavuga ariko ibi bintu uzi nk'ibyanjye bicira ngaho njya kuryama. Ariko rero narageza aho naho ngaho hari kandi nibagiwe abantu bagiye banyerera imbuto, bakampa n'ubuhamya bukankoraho. Matunda nubwo yantanze buriya nigeze kuza hano, sinzi umunsi wari wahabaye, ninjira hano mu rusengero turarya, tumaze kurya no kunywa shima Imana. Ava ukuntu yavaga hano akajya Nyamirambo, ni mukuru wawe ngo wagwaga igiceri cy'ijana, inoti y'ijana, akamuha inoti ngo y'ijana, akatega akaza hano materaniro, akambwira avuga ukuntu ngo kere niba yaramaye ngo igiceri cya 50 kimusubizayo rimwe. Ndavuga ariko iyo Imana ya Matunda, na Matunda ubu ni umuntu ukomeye utayibona n'akazi ke. Muzamuri Imana icyubahiro. Matunda mureba ahageze ubu, watekereza n'ukuntu yagendaga igiceri cy'ijana mukuru wamugeneye. None nanjye aho hantu haranja ndavuga ariko Imana rwose ndumva nzayikurikira pe. Ariko ikandindiriza igihe ko nageze nyuma. Noneho mbere yuko njye Butare nabyihutishije, hari umuvuga butumwa waje hano mu Nigeria, barasenga. Noneho nyuma ngo waza guhagurutsa abantu ngo abasengere babuze urubyaro. Icyo kintu cyankozeho, ngerana n'isezerano n'Imana, nuko ntabyihutishije, ibintu ari byinshi mwihangane. Noneho
umudamu wa Gakwaya burya ntago njya nkunda kumumenya cyane, baza kumuhagurutsa, bahagurutsa n'umudamu wa Deus uriya wo mu Gakinjiro, barabasengera ngo bazabyara n'undi witwa Ivete. Umusiramu rero muramuzi burya ntagapfa kwemera. Naye nicaye ari mu modoka, mbwira Jarike niwe muntu twiriranwaga, navuga ntumva rero shaho, iki kizu ndakigusigamo ngewe nimbona bari abantu babyaye. Haleluya. Noneho igitangaza cyabaye, ntabwo nzi ukuntu bagiye batwita bakurikiranye, ariko ngiye kumva numva umuntu namenye mbere ko atwite n'umudamu wa Deus. Numva umutima urandiye, aho ya Mana rero. Numva rero nabwiye nari nabwiye na mama kuko nsanze mu modoka, ndavuga ni Ive nani umudamu wa Deus nabyara, niwe navuga kuko niwe najyaga ntwara njyanye no mu rugo umucyuye. Uriya mudamu nabyara nzakurikira Imana ya Kamanzi. Haleluya. Ubwo umudamu arabyara, ntibanyibutsa ngo kutakurikiye ya Mana, ni abanyabwenge. None icyo kibaye rero, nkajya mbyuka saa 9 ngapfukama hasi, ntago najyaga nsari, nkipfukamira hasi nomboka kugira ngo umudamu atumva ndi kumusakuriza. Nkabwira Imana, Imana nibona ngomba gakiza uzakampe biro automatique, nta bintu byinshi, nta muntu uje kumbwira ngo ibi nibi. Nabyutse inshuro nk'eshatu, chaka ndategereza ndabibura, kumbe biza gusohorera ibutare rero. Ubwo reka mpasubire, ndaryamye kuwa kane ndaryama, sinigeze mfatanya ijisho. Umwami arangenderera rwose, umuriro unyakamo, ndashyuhirana, ngahaguruka nkicara, mbura amahoro. Chaka kubyutsa paseri ngo mubwe ntumva rero nyatuza. Biba biranze, ndavuga nerekane kuderanja abantu, buri kanya ngakubita urugi nkajya muri toilette, nabuza amahoro pe, sinjye warose bukeye. Mba ndagenda mubwe ntumva rero ndikumva nakijijwe. Biramuta wakijijwe? Ndumva nakijijwe rwose, ninsengera ndumva nakijijwe. Ati nta kibazo, ati turaza kugusengera. Numva ari kuntindira, ubwo hari kuwa gatanu ndamuga nti nta nubwo nsiga mu materaniro, turajyana kugira mbese ngo abyemere. Icyanwa kigeza, nageze mu rusengero abantu bagira ubwoba. Abatuye umuterabwoba, niko natekereje. Menya baragira ngo wenda bagize hari ngo nje kubatera igisasu, kandi n'uwari kubivuga bari kuntwara rwose kuwa Kajwiga, kuko kureba icyo cyanwa na sidigira hadori nayo ntiranahashira, byari biteye ubwoba. Noneho nza kugira amahirwe kuko nabonaga babazanya cyane, haza kuba umudamu warunzi w'Ibutare, aravuga ati ni umushoferi wa pasiteri, bagira ngo naje gusenga wenda byo gutebya ko yakunda umushoferi wa pasiteri. Ndicara aho ngaho, noneho nandikira umushumba nti nageze mu rusengero, sinzi niba inkuru yari yamugezeho. Ati ndaje. Araza, nuko turasenga, noneho bamakanya ntangaho ubuhamya, numvaga rwose umuriro unyakamo biteye ubwoba. Nuko nyuma turataha, amateraniro arangiye, numva mbese hari ikintu cyahindutse muri ngewe. Burya hari igihe umuntu ahora n'ibyishimo, umuntu wese burya agira ibyishimo, ariko umunezero ntabwo buri wese awugira. Ibyishimo nabigiraga buri munsi. Hari igihe nashimishwaga nuko bampaye umushahara ngiye kugura umuceri nkishyirira abana. Hari igihe nashimishwaga nuko umuntu ambwira ati ngo ngiye kugura TV mu Biryogo, ariko nkajyayo ntafite umunezero. Haleluya. Nagiye icyo gihe ntaha numva mfite umunezero, nezerewe. N'ubwa mbere nari nezerewe, ntabwo mbabeshya. Ubwo mba ndatashye nijoro rero, mbura amahoro pe, ndarya ariko nkumva wapi. Umushumba aza kudusura, ntabwo ariko subu aho sinawe ndi gushyuhaguzwa, ubu nababwiye bakansengera nkatura. Mu gihe nendaga kubibabwira, baba barasezeye ngo turatashye. Okay, ndavuga none napfa mwuka byarama. Numva mbuza amahoro, ndavuga ntabwo nzataha Kigali, ntuba Imana n'ubushake bwayo hari iki nshakaho. Ubwo umushumba mubuza amahoro, baba bamaze gutaha, ndashaka ngo unyatuze
kuko hari umuntu wararanye ibibanga. Tumva rero, iyo wemeye Kristo nk'umwami n'umukiza, hari ukwemera agakiza no kwatura. Numva ari ibintu bibiri bitandukanye. Ndavuga nti reka mbifate byose. Haleluya. Ubwo umushumba aranyatuza, amaze kunyatuza rero numva nezerewe cyane. Pastor yigeze kumbwira ati Muhamedi uzakizwa, ati kandi uzasanga warataye igihe cyawe. Haleluya. Noneho bitangira kuza ibyo yambwiye. Ubwo ndaryama noneho ndasinzira. None ariko umushumba akaba yaravuze ati ariko se iki si igitangaza cy'Imana kwambuka umuntu ari umukristo akongera akambuka ari umusilamu? Yabivugiye Butare, uwo mushumba w'Ibutare. Ukwambuka uri umuyisilamu ukongera ukambuka uri umukristo, wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. None ndi gutaha ndavuga ariko se ko nagerega ni nkaho nabaga hano niga, nabaye hano igihe imyaka ine ntago yapfuye ubusa. Narigaga rwose, nari nk'umukristo wese cyaburaga ko hari icyo ngicyo. Tateyo kagira Imana nako yo kayihora narayifite. Ati Muhamedi tujye gusenga, ati Yesu ashimwe, ntoya ntinzazigiye nikigera. Yabaye inshuti yanjye uratatekera n'abandi mwese. Nuko mbwira umushumba nti rero ntinge ndumva nshaka kubatizwa, kuko nari nzi ko kubatizwa nabyo hari ikindi kintu kigomba kubahirizwa. Ubwo twari turi gutaha arabinyemera ati hari n'umubatiza, ati ntugire ikibazo. Ndavuga ariko iyi si Imana yangendereye. Gukizwa kuri Pasika ugahita unabatizwa kuri, narakijijwe Pasika yegereje, mpita niga n'umubiri wa Yesu icyo bisobanura, kurya umubiri wa Yesu no kunywa amaraso ye. Uzi ko navuye Butare nyagotomeye. Umushumba yarahagurutse arigisha ati kurya umubiri wa Kristo no kunywa amaraso ye bisaba ibi n'ibi nanana. Navuga se ngewe rero ubu ni nkaho nabatuwe. Navuga ni ntago bincika, ndafatiraho umubiri ndawutamiye, amaraso mba ndanyweye. Haleluya. Numva ntashye ndi mushya, nta cyanshinjaga. Ubwo rero ndatashye, nemerewe kubatizwa kuri Pasika. Ndatashye noneho, ariko icyatumaga nkora ibyo byose nangaga ko hari igisitaza cyaza kumbwira ngo nsubire inyuma. Ubwo aho nari ngeze mbese n'uvuga ngo n'umutwe bari kuwukuraho ngapfira muri Kristo. Ndataha, ngeze mu rugo umugore wanjye rero ibyo nize nabimushyizemo nawe arabyiga. Kuva muri 2002 nagiye mu ishuri ry'ivugabutumwa rya Islam, ndabyiga pe mbijyamanamo n'umudamu. Maze kubyiga nabyize nk'umwaka, ntangira kuvuga ubutumwa nabivuyemo nje gukora hano. Noneho nje gukora hano, abo twavuganaga ubutumwa babona sinkitabira gahunda, basa nabo nabanciye. Bagatangira bati uruwaha, naho ngiye bati uruwaha, mbese nkabona ntaho ndi. Avuga ariko sha ubundi umwami ntahari mwogakizwa mwe. Anifatiye agakiza gutyo. Ngeze mu rugo rero naraje ngeze i Kigali. Twageze hano i Kigali nka 3:30 n'igice hafi 4:00. Ubwo icyanwa kigeza ngashaka, ariko aho ndahera umudamu ubwira ngo nakijijwe. Burya Imana itanga ibintu byose ifite impamvu. Burabwanwa nubwo nari mbufite hari aho bwandengeye, bwarandengeye pe. Mba ndaje nikubise hano i Kigali rero, mba ndarebye ndavuga ntubuse nimbibwira umudamu ntabyemera, mfite n'abana bize ubusiramu cyane, ariko dutoya nitwo dukaze, dutoya tw'imyaka 12 turakaze cyane. Nuko nikubise mu rugo nsanga umudamu aracyantegereje, abana baryamye. Ngeze yaransuza nk'umuntu akumbuye, asanga ubwanwa nakuye. Noneho ambonye mu maso asa n'uwikanga, ati ubwanwa bwanjye buri he? Yesu Kristo. Ati ubwanwa bwanjye buri, ndavuga nti ubwanwa nabukuyeho. Ati se wabukuyeho gute? Cyakora ntababeshye, iyo mba nkibufite nageze mu rugo mbufite, menya hari nari gusubira inyuma pe. Ariko nigira inama nagenda muri salo babuhoroturaho. N'uwabunyogoshe yari afite ubwoba, ati shehe ubwanwa none ubukuyeho? Nimbukuyeho, banyitaga shehe. Nuko noneho ngeze mu rugo umudamu arumirwa, ati ubwanwa bwanjye busize he?
ni n'ubwanjye nawe ariko nti uruhare runini burya n'urwanjye ni ngewe mba mbwikoreye ntiburamvuna. Ati ntabwo wari kubukuraho utambwiye, mbona arahonze pe, arahonga nanjye ngira agahinda. Navuga sibi nibikira, ariko nkibuka ko Kristo wamumenye atamuteza ibibazo. Ndavuga ibya byose ubu ndi kumwe na Kristo. Mbo ampa icyayi ndarya, nabanje kujya koga, ampa icyayi ndanywa ibiryo ndariye. Ageze ahamagara abana, mbese nawe yaba ati muze murebe papa wanyu. Ahamagara babiri abato yarabihorera, baraza bare bati bwanwa yabukuyeho. Mbona abana nabo bagize ibibazo. Ndavuga so ndahera he kuvuga iby'agakiza muri uru rugo, mwokagira Imana mwe, ndabihera he. Nihagara ariko ndavuga nti agatinze kazaza n'amenyo ya ruguru. Ndabivuga ndavuga ntunge nakijijwe. Wakijijwe siki? Ninakijijwe urupfu rw'iteka. Nuko tiwakijijwe ati subwe ibyo urimo nibyo, nibyo ntinakijijwe. Ntumvuye ubutare bansengeye, ariko ndavuga nti nibyo kwitondera, reka nitonde mbinyuze no kumushoma. Ndavuga nti ariko hari umuntu wari uhari, ese nindi? Pasiteri wanjye yarahari. Ati muhamagare mubaze. Ndamuhamagara, ngira Imana nsanga atararyama, ndamumuha baravugana. Ati ntago mbyemera. Ati ntabwo ari we. Ati ntabwo ari we turi kuvugana. Ati niwe rwose. Nuko ubwo ageze ati mwangambaniye. Ndavuga ati reka nze nshake muhamagare kuri telefone yanjye. Ati ngira nimero. Ndavuga se warebye izo tumuhamagaye ahubwo kwatarizo. Yasanze ari zarapfa noneho. Ndavuga nirega ngiye kubura umugore wanjye, ndabigenzane. Arambwa ati ariko ntago numva ukuntu wakijijwe. Ati ntago mbyumva. Ninakijijwe. Ati subu nzabana nawe gute uri umukristo nge ndi umusiramu? Mbona tangiye noneho no kurakara. Ati rero reka nkubwire nti ati ibingibi atubirutwa nuko wari gupfa tukakubura. Ariko ndavuga nti ibi numva bitantunguye. Ndavuga nti ni ngombwa ngo mpore nabyo. Uyu ntakijijwe, nese ibintu ngiye nirutseho imyaka 4 mbicenshura ndeba ibyari byo. Uyu nguyu afite n'umuhoro yawo nkubita akabyicuza nyuma, ariko byarangiye. Ndavuga nti ariko ntacyo, turaganira. Ndavuga ariko burya mfite umugore rero nawe yahoze ari umwadeperi, ariko arambwa. Ndamubaza ariko kuki ufite uyu mujinya kandi wowe wari umukristo? Ati ariko ibyo wanjyanyemo wankuye mu bukristo njyana mu byawe. Ati kandi mbona ari ukuri. Ati kandi wajya kumbwira gutya na gutya. Nti rero ntuzi ko ibyo usabye Imana ibiguha. Nti kandi ejo mfite urugendo, ubwo bwari buke njya ku Gisenyi muri cyakiriyo. Ubu none ngiye nkapfa, nibwo wabigenza ute? Ninjye najya mu ijoro ukajya mu muriro. Yumva ndamurashe. Arambwa ati ariko urabizi nti ati ejo ntaho uzajya. Ati urananiwe. Ariko urumva aho yaganishaga. Turananiwe, uzagenda kuwa kabiri. Oya ndagenda toya. Ati nanjye ejo nzirirwa hano. Ati ntaho ujya. Mbo ni sawa, nanga mbese nyine guforosa kuko urumva nari mfite n'amakosa ko nakijijwe. Bandicaye aho ngaho. Kuwa mbere tuririranwe ngira udukuruse, kuwa kabiri ndagenda. Kuwa kabiri noneho yari ataremera ko nakijijwe, arambwira ati arabyuka arasari, noneho aza guhagarara mu muryango w'icyumba ngo arebe ko nsenga. Ndavuga nti none mwaje nkabasengera ko ngiye? Ati senga twe twisengeye. Ni sawa. Mu masengesho nyine makeya ntarinzi ya gikristo, ariko ntibyatumye ntari kocora. Ndicara ni mwami Yesu Kristo, nkweretse urugendo rwanjye. Haleluya. Nkweretse urugendo rwanjye, nkweretse urugo rwanjye. Ndagiye, umubiri uragiye, ariko umutima uragumubane n'urugo rwanjye. Aho ntari Kristo, urugo rwanjye rugotesha amaraso yawe. Haleluya. Umugore mbona yihanaguye mu maso. Aravuga ati umugabo wanjye rwose ndabona nuko. Ubwo aramperekeza rero. Amfata agakapu aramperekeza. N'ubwa mbere ntibyajyaga bikunda kubaho. Aramperekeza, aramfotora, mfata urugendo ndagenda. Haleluya. Ubwo ndagenda namaze iminsi 2, ariko nkaba no mu muryango wanjye aho mvuka burya agakiza ni ikintu cyiza pe.
ahantu mvuka nageragayo kubera ko ndi umunyamujyi ndi umunyakigali, ibintu by'imiryango murabizi, nkumva ntashobora guca bugufi bakaba bamfitiye umujinya, ariko nkumva nanjye ngomba kujya hejuru, ntituvuge rumwe rubwo nkavayo dushwanye. Icyatangaje rero, ubwo singiye ndi umukristo ngiye iwacu mu cyaro, naragiye abantu tutavugaga rumwe nsaba Imana ngo impe kubaturisha, nsanga baratuje, turaganira, barondora ibyabo byose, wagira ngo bari kunyihanaho. Ndavuga ariko Imana ni igitangaza, Yesu namenye, avuga nti ndi kumwe nawe kabisa. Nuko nza bimeze neza, ubu turahamagarana mu cyaro ni amahoro, kubera ko namenye guca bugufi. Itorero ryigisha guca bugufi. Ibyo bintu byankoza ahantu cyane, nsanga nataye igihe koko, nsanga nataye igihe. Imyaka ine nabaye hano, iyo nza ngahita nkizwa, uretse ko hari umugambi w'Imana. Hari igihe wenda Imana ibonye abari hano babona iby'Imana yankoreye, nge wavuye mu bubata nari ndimo, wari ufite intege nke wenda agasubizwamo imbaraga. Haleluya. Kubera imyaka namaze hano, wagenda agasiyeta ibirenge nawe wenda bati Imana yakije Muhamedi, kuki atayikurikira nkuko nakurikiye Imana ya Kamanzi ni y'amatunda. Amateka y'abantu benshi hano ndayazi, nagendaga mbireberaho nkavuga ariko aba naba, wagera kwa Gakwaya nge Muhamedi akanzukira icyayi akanzanira. Gakwaya ari hano akanzukira icyayi akanzanira, nkavuga ariko Gakwaya bakwiye kunsukira icyayi koko, nibi byanwa n'ibipira nabaga nambaye. Havuga ntaba abantu bafite Imana. Kwa Gilbert nimushaka mujye muca bugufi, kuvuga ubutumwa ntago ari ukwirwa umuntu no, mukora ibikorwa. Ubu ngiye nazanywe n'ibikorwa. Haleluya. Ibikorwa nababonyeho, nagera kwa Safi nkasanga ndisanga, Muhamedi karibu la. Ntago nashimishwaga n'ibyo ngiye kuhafata, ngiye nashimishwaga n'uburyo banyakiriye. Ndi umusiramu babibona ari abakristo tutakagombye kuba tuvuga rumwe. Icyo ngiye nashimishwaga nuko bari kunyakira. Ibyo nibyo mbese urebye byansubizagamo imbaraga. Nagera kwa Stani nkajya mu byumba nkavuyanga ahantu hose, fata ibinebo jyane mu rugo, nkavuga ariko Mana wambatuye, nkajya mu itorero nkaba muri bene data. Ubu muri bene data ntabwo bamfite. Ubwo rero ndaje ndizi, kansoreze ku cy'umubatizo ne kurya umwanya. Ndaje nize umubatizo. Ikintu cyanshimishije cyane, narize amarira ariko ataraye agahinda, araye ibyishimo. Nize mu mubatizo, iyo ugiye mu mazi ubabarirwa ibyaha. Ndeba ibyaha nari mazemo kuva nkivuka mu myaka 40 n'ingahe, hafi n'5 mfite. Naramanutse ngiye muri ara amazi, Pastor Stani anshyiramo mvanamo, ndavuga ubu mfanye na Kristo, nzukanye nawe kweri. Ambabariye ibyaha byose nari mfite, ubu mbaye mushya. Nazamutsemo numva kwihangana biranga, amarira aragwa. Amarira aragwa pe, mfukamye hano bansengera, numva nshimye umwami cyane ubashije kumbabarira. Mumumpera icyubahiro. Reka nayo gutwara umwanya rero, bavandimwe bene data, iryo jambo mugumye mwivugira ubutumwa bucece. Hari ahantu njya bagiye bafite umuzamu, ariko agakiza ni ikintu gikomeye. Bafite umuzamu, none hari n'igihe yanga gukingurira abana babo ariko bakwinjira ukabona nta kibazo bafite. Wavuze ihoni, boss akaza gukingura, umuzamu ari kwitonorera mitsingi. Urumva nkavuga ariko akana agakiza. Nkuko nk'uwo muntu urambwira ko adafite agakiza, ukavuze ihoni, boss akaza gukingura, umuzamu yibereye saa 3, kandi umuzamu akwiye kugera ku kazi saa 12. Ari kwera imbuto, hirya y'ejo hazaba umukristo azashima Imana hano. Haleluya. Nk'izo namwe mwagiye munyerera, gusa abo naba narasitayeho mumbabarire pe. Ntabwo nari nkijijwe, ni mu mbaraga nke nari mfite, ariko ubu ngubu ndi Joshua mushya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane.
turi kumwe rero ubundi mu rugo iwacu. Cyo nzajya nkenera nzajya mbabwira ku kijyanye n'ubumenyi mugomba kumpa, kandi imbaraga z'amaboko ndazifite. Ugize icyo akenera ku mbaraga z'amaboko n'iz'umutungo muke nabona nzajya mfatanya namwe. Yesu ashimwe. Katwakire Musonera, famiye Musonera. Twakire Musonera, famiye Musonera.